Muraho neza, ndabasuje cyane, mbifuriza ibihe byiza, mbashimira ukuntu mukomeje kunyereka ko munkurikiye, mbashimira commentaire nziza muri kungezaho, inama muri kungira, cyane cyane ibitekerezo byanyu kuri biri kumfasha. Uyu munsi rero kubera ubusabe bw'abantu benshi cyane mukomeje kunsaba ko nabakorera video ijyanye n'ibikoresho nkoresha, hari ibyo ndi bubereke narangije gukoresha, hari n'ibyo nzakoresha, ndagira ngo uyu munsi noneho iyi video ube umwihariko wo kubasobanurira buri gikoresho naho nagikuye. Hari na benshi bagiye bambaza ko hari ibyo nkora muri video batabasha kubona neza, uyu munsi ndagerageza bimwe mbisubiremo mbibereke, hanyuma rero namwe mukomeze kubigerageza aho muri mu rugo kuko niyo ntego, kugira ngo namwe mutegura aho muri kandi hase neza. Reka rero ntangire mbereka igikoresho ku kindi, nubwo utasobanukirwa ntibikubuze kunyandikira muri commentaire ndakomeza mbasubize, ariko ndakeka ko iyi video mwese iri bubafashe. Ndabashimiye cyane abantu mwakoze subscribe mukiri no kuyikora, mbasaba abatarayikora please mukore subscribe hano hasi, mukande like, musharinge ku nshuti n'abavandimwe. Murakoze cyane. Reka duhere ku mpapuro kuko muri kuzimbaza cyane. Impapuro ngizi nuko ruba rumeze. Iyo rurambuye ni gutya ruba rumeze. Ni ukuvuga ngo zino mpapuro ntabwo nabambabeshye mvuze ko nzi uko zitwa, gusa ni za mpapuro ugiye muri papeterie, ugiye muri T2000, aha niho wakora uru rupapuro kuko niho nanjye naruguze. Uragenda ukinjira ukabaza ahantu hari impapuro zikomeye bashushanyaho cyangwa se bafunikisha. Iyo uvuze gutyo bahita bamenya urwarirwa. Uku niko rumeze. Hanyuma zino mpapuro rero ziri mu mabara menshi, uru ni urw'umweru, hari umuhondo, hari y'icyatsi, hari y'umutuku, amabara yose arahari. Mujye kuzishaka muri T2000 murazibona, mukinjira mubaze barahita bahabereka, muvuge urupapuro rukomeye bashushanyaho cyangwa se bafunikisha. Nanjye nuko navuze. Hanyuma reka dukurikijeho igikoresho kindi muri kubaza cyane. Iyi ngiyi rero bayita gun glue cyangwa se pistolet ya glue. Impamvu ariko bayita ni ukubera ko urayikoresha icometse, uyikoresha icometse ku muriro. Iyo umaze kuyishyira ku muriro rero irashyuha, hanyuma izi ngizi nizo za glue zijyamo, nuko ziba zimeze. Hano murabibona ko mfite package nini kubera ko iba ikonje. Wamara gucomeka gun wayishyiramo hano, ni hano bayishyiriramo igashyuha. Uko ugenda ukanda gutya niko igenda iba amazi, yaba amazi rero ikarushaho gufata. Hanyuma iyi gun glue rero aho wayikura hamwe n'izi glue zayo ni muri T2000. Ujyayo nabwo ukabaza muri reyo ubwo navuga ibikoresho by'ubwubatsi ni kubaza, hanyuma ukabaza uti ndashaka gun glue n'amaguru yayo, bahita bazikwereka rwose zirahari, aba ariho muzishakira. Hanyuma ahandi wayikura ni kuri Bricothèque ni mu mujyi. Urabona ugiye ukagera aho T2000 ya kera yakoreraga, wahagera iri imbere neza yayo wambutse umuhanda. Ni ukuvuga ngo uhagaze aho T2000 ya mbere yakoreraga ukareba hakurya y'umuhanda uhita ubona icyapa kinini cyanditseho Bricothèque, niho naho wayigurira. Utakibashe kukibona ukabaza umuntu wese uri aho ngaho utinyereka kuri Bricothèque, ahita hakwereka. Naho rero haba n'izi glue zaho nuko zo zisa, hanyuma izo muri T2000 zisa gutya, ariko byose bikora kimwe. Ubwo mwanyaruka mukaziharebera. Nizere ko iki gikoresho mwabazaga mwese mwasobanukiwe nuko gikora kandi mwamenya aho mwagikura. Hanyuma tugeze ku budodo. Ubudodo nabwo mwabumbajije cyane. Ubudodo rero, ubudodo hano mu mujyi burahari ahantu hose,
wahabaza ukahabona ubudodo ariko bufite ukuntu buba bunanutse. Ngewe rero ubwanjye burabyibushye, ngiye kubabwira umuntu muraza kwandikira, umuntu wese uri ushaka ubudodo muramubwira ko ari Fanny ubohereje azabubaha. Mujye kuri Instagram y'umuntu witwa Kalisa Vesi, bifatanye mu magambo amwe. Hanyuma rero mumwandikire, mumubwire ko mushaka ubudodo, mumubwire ko ari Fanny ubohereje, arabubagezaho. Ni umwana mwiza cyane, agira ubudodo bwiza, agira n'ibindi bintu byiza, mwamureba mukamuteza n'imbere. Aho ufite ibintu byinshi akora biri mu budodo. Niwe rero dukorana, niwe wampaye ubudodo kuko bwo burabyibushye, muri kubibona. Kubukoresha rero ya mitako yose biba byoroshye. Hanyuma tugeze nanone kuri iyi murayibaza muri benshi cyane. Nizere ko muri kuyibona. Iyi ni ya kore nababwiye ifatira imbere n'inyuma. Ukuntu imeze rero, ndumva nayifungura nkayibereka. Iyi nari ntarayikoresha, gutya imeze, nguko ukuntu yitwa. Mwakomeje kumbaza izina ryayo cyane. Hanyuma ukuntu imeze rero uromora gutya. Iyo womoye hano muri kubibona harafata. Hanyuma wakuraho aka gapapuro ko hejuru, aka ko hejuru hariho akantu k'agapapuro k'umweru. Yego, aka k'umweru wagakuraho n'aha hagahita hafata. Muri kubibona. Iyi ngiyi rero muzagende muvugire izina. Hanyuma ikindi hashobora kuba hari n'andi moko. Gusa uko numva wabivuga mu Kinyarwanda, wababwira kumpa ko baguha kore ifatira imbere n'inyuma. Ukuyeho agapapuro ikaba yafata, wagasubizaho igafata. Ngiyi rero muyishake, ntekereza iyi yanjye nayiguze muri T2000, nabwo nayiguze muri reyo y'ibintu by'ubwubatsi. Niho nayikuye ibihari. Tukiri muri T2000 rero, iyi kore nayo mwakomeje kuyimbaza. Iyi kore niho nayiguze, ariko yo nayiguze muri reyo y'ibikoresho by'abanyeshuri. Ikintu ukora zirahari, ziri no muri mu ducupa dutandukanye ubunini. Ngewe nafashe aka gatoya kubera ko iyi kore ikora kimwe n'iyi, ikongera igakora kimwe n'iyi. Izi kore rero ikintu nzikoresha ni za zindi nkoresha ku rupapuro. Ndaza kubigeraho kuko mwasabye kubazingirana n'urupapuro, hari abatarabisobanukiwe. Iyi kore yo iboneka muri T2000, muri reyo y'ibikoresho by'abanyeshuri. Ibihari, ibigaragara, ibiri no mu gacupa kameze gutya. Hanyuma izi zombi rero, izi zombi nazo ni kore nayiguze muri papeteri. Ntekereza ko nta papeteri hano i Kigali cyangwa se ahandi namwe muri mu ntara hari ababimbajije ku Gisenyi n'iki. Muri papeteri izi zo ziraboneka cyane 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 ahantu hose. Iyi ngiyi ni T2000 gusa wayisanga, nta handi nyizi. Ubwo mugerageze muyishake. Zikora kimwe, zikora umurimo umwe, nuko zitandukanye. Hanyuma tugeze kuri izi nazo ni za guru zacu. Tugeze kuri tuno mwari mwambajije, ese utu tubambu niko batwita, twa tuntu twese dushyiraho amabroshete, yaba y'inyama se cyangwa se gukora amabroshete y'imbuto. Utu natwo rero mu alimentation menshi turaboneka, ariko by'umwihariko no muri T2000 turimo. Uzamutse hejuru mu bikoresho bya plastique, ku ruhande rwaho ni hejuru. Impamvu mbabwiye T2000 nuko utunini naratuhabuze, ariko mabona udutoya muri T2000 turimo. Hanyuma utu tunini two nadukuze muri alimentation yo ku Gisimenti. Baratugira utureture, uturimo hagati, udutoya rero ni muri T2000. Hanyuma murabyibuka ko utari two nakoresheje ku rupapuro nzinga, ndaza kubigeraho. Hanyuma ikindi tugezeho rero mwakomeje kubaza cyane ni zino bombone cyangwa se spray, auto spray z'amarangi. Iyi ngiyi rero nayikuye muri Bibliothèque, barazicuruza. Murabona ko bitandukanye. Hanyuma izi nizo muri T2000. Izi bombone
ntekeza ko zishobora kuba ziri n'ahandi hantu, ariko ngewe aho nzi naho habiri, mwanyarukirayo muri T2000 nabwo muri reyo y'ibikoresho by'ubwubatsi niho ziri. Hanyuma muri Birikote ko hageze ukababaza auto painting byanditseho bahita bazikwereka, niho mwazikura. Akenshi mubona ko nkunda gukoresha zino spray nyine zirangi, naryo ni irangi, ariko impamvu nkunda kubikoresha cyane nuko zo zuma vuba, naho ubundi nagakoresheje n'andi marangi asanzwe nayo ndayafite. Ngaya iri ni irangi ry'umweru muri kuribona, hanyuma irindi ni umukara. Nukuvuga ngo ni bimwe nkunze kubabwira, iyo udafite iyi rangi utabashe kubona iri cupa nk'abantu muri kure wenda mu ntara zitariyo, ntabwo byakubuza gukora umutako wawe kuko wakoresha irangi rindi risanzwe. Gusa nongere kubibutsa ko hari amarangi aba ari ashinzwe kujya ku mpapuro gusa, n'ayandi usiga ku bikuta, n'ayandi usiga wenda ku mavaze. Ayo marangi agiye atandukanye, byaba byiza ugiye kugura mukajya mubanza mukabaza muti wenda ukasobanura umuntu uri kukugurisha, ndashaka irangi ryo gusiga aha n'aha n'aha. Biroroha cyane kugira ngo utaza kwibeshya warisiga ntibihure. Hanyuma rero ngeze kuri aka, izi murazibona dukunda kuzita attach to cyangwa se kuko tuzifatisha ku mpapuro. Hari abantu benshi bari bambajije ngo ese iyi kore nyigarutseho, ese iyi kore ngo nyometse ku rukuta ntabwo yomokana na n'irangi? Yego, birashoboka ko byakomokana, kubera ko iyi kore irafata cyane. None iyo ugiye kuyomora, ikintu ukora ubikora gato gato witonze, cyangwa se ugafata akantu kakuma ukagenda uharura gake gake kugira utomokana n'inute, kubera ko irafata cyane. Ariko kandi hari ubundi buryo, nubwo ntaragera kuri iyo video nzabereka, ushobora gufatisha utu tuntu, ariko byo biragusaba ko upfumura ugakoresha agasumari kagufiya, none ugafatisha utu tuntu. Nzabereka uko tuzadukoresha. Hanyuma rero iyo nkuko mbibabwiye, nimujya kumanika imitako mushyiraho uko mubishaka, ariko kuyimanura ukitonda cyane, kuko iyo upfuye gukurura kubera uburyo biba bifashe cyane bitabyomokana n'inzu, birumvikana. Ni ukuyigira nyine irafata cyane, narabibasobanuriye. Hanyuma tugeze ku mugozi. Uyu ni wa mugozi mwarabibonye muri video yatambutse. Uyu mugozi nawe ukoresheje umutako. Uyu ni wa mugozi tumanikaho imyenda hanze. Ushobora kudakoresha ukakoresha undi bita umushipiri. Iyi migozi rero igira amabara menshi, kandi noneho uko wabishaka kose niko ukoresha. Muzagenda mubibona ku mavideo yanjye. Hanyuma rero ndakomeza ni kubasaba nimwibagirwe gukora subscribe, mukomeze mushyigikire. Mbafitiye ibyiza byinshi ku buryo muzajya mutaka inzu zanyu buri kwezi. Niyo ntego mfite, mukajya muhindura buri munsi kandi mukoresheje ibikoresho bibegereye biri hafi. Uyu mugozi rero nkugarutseho ugurirwa muri T2000. Uzamutse hejuru ahari ibikoresho bya plastike, amadobo, amapubeli, niho ubona iyi migozi muri T2000. Utawubonye muri T2000, nabonye mu mabutike menshi iyi migozi itajya habura. Mwawugura rero mukikorera umutako mwiza ubereye inzu yanyu. Hanyuma tugeze ku karoso. Murabizi ko uburoso bugendana n'irangi. Hari igihe muzabibona mu mavideo ndi gukoresha uburoso, icyo gihe nzaba nakoresheje irangi risanzwe, nakoresheje iyi spray. Iyi spray nyikoresha mu gihe ndi gukoresha cyane ibintu by'ibikarito, cyane ibintu by'impapuro, niho nkoresha iyi spray kuko irafata kandi gahita yuma bikanyorohera. Naho ibindi muzagenda mubona ko nkoresha ubu buroso rero nabwo muri T2000 burahaba, wabuhagura. Nabwo wajya muri reyo y'ibikoresho by'ubwubatsi, ariko kandi mu mabutike, amakenkayori menshi hano i Kigali, naho muherereye mu ntara mu makenkayori, uburoso ntabwo mwabuburamo. Nimugura uburoso rero dukora imitako.
uyu rero ni umwiko murawuzi no kubaka tuzubaka, niyo mpamvu muberetsa hakiri kare mutazambaza ngo bimeze gute. Hari ibindi byiza mbafitiye bahishiye, mwebwe mukore subscribe gusa ibi bintu bitazabacika kuko ibi bintu ni ubwenge. Uyu mwiko rero tuzawukenera, niyo mpamvu ndi kuwubereka, hari byinshi nzawubereka. Uyu nguyu rero nawuguze muri T2000 ariko mu makenkayori menshi mwawubona rwose. Uyu nguyu uraboneka, mugure mube muwubitse kuko uri mu bikoresho tuzakoresha vuba. Tukiva ku mwiko rero reka twinjire ku museno. Umuseno murawuzi? Umuseno nawo tuzawukoresha, muzawubona. Mwebwe gusa mukore subscribe, musharinge, nimwibagirwe comment. Uyu museno nawo uri mu bintu bizadufasha muri iyi mitako turi gukora. Nzawubasobanurira ibyawo tuwugezeho. Hanyuma uyu nawuguriye muri T2000 muri reyo nanone y'ubwubatsi, aho nakuye umwiko wanjye biragendana. Hanyuma rero ubwo uyu nawo tuzawugeraho mbabwira ibyawo. Nimba muwushaka uri muri T2000 ariko no mu makenkayori ukagenda ukavuga ko ushaka umuseno, bahita bawukwereka. Noneho tugeze kuri ka gakoresho kandi nanone mukunze kumbaza cyane, aka ni akembi. Aka impamvu ngakunda cyane, aka ni gashyashya, reka ngiye ko mfite tubiri. Aka kamfasha gukata amakarito. Murabibona ko iyo ngize gutya none ugakata gutya biroroha cyane. Ugakatisha ikarito ni ibintu byoroshye, ni gutya ikaba birarangiye. Aka kembe rero ndakabashishikariza ku muntu ukunda imitako kandi ushaka kujya yikorera mu rugo, mwakagura. Ahantu rero mwagasanga ni muri T2000 nako. Ugeze muri reyo y'ibikoresho by'abubatsi ukabaza akantu k'akembe bakatisha amakarito, ushobora no uze gukora screenshot ukakatwara gutya rwose ukabereka, bahita bakaguha. Niho nakaguriye, ariko sinzi nimba mu makenkayori gahari, ariko ngewe nkazi muri T2000, ubwo mwajyayo mukakahagurira. Hanyuma rero dukomeza tukiri muri T2000 nanone muri reyo y'ubwubatsi n'amarange. Iyi ni kole. Mu by'ukuri iyi kole ni iy'imbaho, ariko kuba ari iy'imbaho ngewe nabuze kole ijyanye neza n'impapuro. Maze kuyibura nigira inama yo kuvuga ako se ubundi ikore nyifashe nkavanga n'utuzi duke nta kindi kintu yavamo, mpita nyigura muri T2000 ndayizana. Ni ukuvuga ngo iyo ngiye kwikoresha kwa kundi mujya mubona nafunitse ibikarito nkabifunikisha rwa rupapuro rw'umukara, iyi kore niyo burya mba nakoresheje. Ngira nte ndayifata ngafata nk'ibiyiko bitatu kuko iba ifunze gutya mubona. Murabibona ukuntu ifunze, nkakata kano ko hejuru. Ikintu nkora ni iki, mfata ikiyiko, murabibona ngerageje kuyisuka ni gutya bimeze. Murabona ukuntu isukika ibirendo ukuntu. Icyo nkora rero kubera ko itagenda normal midakora ku mpapuro, icyo nkora nyifunguza utuzi dukeya cyane. Murabibona ukuntu ifite ukuntu irendukamo, noneho nkayisigisha ku ikarito nshaka gufunika. Icyo gihe nigihe mba ntashaka wenda gukoresha guru zanjye ngo nzimare, nkoresha iyi kore ndi gufunika impapuro. Mwarabibonye mu mutako nakoze nkoresheje uyu mugozi, mwabonye ko ibikarito biba bifunitse. None yo yumye birafata umva cyane rwose. Iyi kore nayo wayigura ubaye utarabona iriya gani guru, ukaba uri kuyifunikisha ibipapuro irafata. Tugeze kuri iyi papiye aluminium, mwese murayizi, abamama cyane cyane tukunda kuyifunikamo ibintu tugiye kubika muri frigo, cyangwa se igihe utetse inkoko wayishyize mu ifuru, utetse ibirayi wabitekeye mu ifuru ukayirambikaho. Iyi ngiyi rero ni papiye aluminium, nayo ntabwo ndayikoresha ariko iri mu bikoresho nzakoresha.
muri alimentation ziraboneka, nayo mwaba muri kuyiyegereza mu bikoresho tuzakoresha zino projet zacu. Hanyuma tugeze kuri papier colle nayo. Iyi ngiyi rero nayo nzayikoresha cyane muri projet ziri imbere, kubera yuko hari uyikoresha usiga irangi, ushaka ko ibintu byawe biringanira neza, iragufasha. Nayo muri Teo 2000 wayihabona. Ukuntu ugenda uvuga rero, ndi kubabwira uko nanjye ngenda mvuga iyo ngiye kugura igikoresho ntazi izina ryacyo mu Cyongereza. Ndababwira nti ndashaka papier colle ya yindi nshobora gutera irangi nkayomora ntisigareho, cyangwa irangi ntirijya ahantu hose. Ubwo bagahita bamfasha bakamenya iyo ariyo. Namwe rero ntago ari ngombwa ngo ugende uspecifiye izina ry'ikintu, iyo utakizi ubivuga uko byumva, baragusobanurira. Muri TDM hakora abana beza, niho nayikuye rero muzabagane. Nanone mfate na kano kanya nereke abantu mwakomeje kumbaza uburyo ki nzinga ikinyamakuru kugira ngo ngikoreshe wa mutako mperuka kubakorera muri video uri kumwe na miruwari. Uriya mutako rero ni mwiza cyane. Uriya mutako ushobora kumanika, ndongera mbisubiremo muri video ntabwo nabivuze neza. Ushobora kumanika hejuru ya televiziyo nka kuri nabikoze. Ariko nanone uriya mutako uba mwiza umanitse ahantu ku gikuta. Urabona uri kwinjira mu nzu yawe, biterwa n'ukuntu inzu nanone imeze, ukawushyira ku gikuta aho abantu binjira. Nyine hari ukuntu muri salo abantu bategura amamiruwari, ni byiza cyane, nzabibigisha nimba ari abantu batabizi. Rero umuntu udafite ubushobozi cyangwa se adashaka guhendwa, ukoresha turiya tumiruwari ugakora uriya mutako, ku buryo umuntu wese aje muri salo akavuga ese umuntu ashobora kwirebera hehe. Umanika ku buryo iba miruwari y'abantu kandi ikaba n'umutako wa même temps. Niyo mpamvu nyine nashatse kugira ngo mbibereke iriya mitako. Akenshi iriya mitako iba myiza rwose kuyimanika ahantu ku gikuta, ku buryo umuntu nyine winjira w'umushyitsi ashobora guhagarara muri salo ashatse kuva wenda nko muri toilette, ufite toilette idafite miruwari, ariko ukaba ufite zire ebyiri zawe, nubwo ari dutoya ariko ni miruwari kandi ikoze umutako. Niyo mpamvu rero uriya mutako navuze nti iri foke mubereka, muwukore, muwumanike mu nzu. Si ngombwa kuri televiziyo, muwumanika ahantu ubabera umutako, unababere miruwari zo muri salo mutarenze mwahendwa. Hanyuma rero reka tugaruke ku rupapuro mbere kuko baruzinga. Nta mpungenge ugomba kujya mu mbese urupapuro ntago byagwa hoya. Uku nguku tuzingwamo urupapuro ruhita rukomera ku buryo uriya mutako ushobora kumarana n'umwaka muri salo hawe udafite abana ngo bawumanure niyo baba bahari cyangwa ukababuza. Uriya mutako umara igihe muri salo, ariko jewe ntegura amezi 5 nkakuraho, amezi 5 nkakuraho, urumva mba ndi kubyikorera. Wowe rero wawukora ukaba ari umutako wawe wihariye kandi ukoze neza. Nzabereka n'ubundi buryo bwinshi mushobora gutegura rwose inzu zanyu mudahenzwe kandi zigasa neza. Reka mbere uko tuzinga urupapuro. Icyambere nari nababwiye ko dufata colle, ya colle nayiberetse. Impamvu mbanza kuyishyira ku rupapuro gutya, impamvu mbasha nyishyira ku rupapuro gutya ni ukugira ngo ifate cyane. Iyo uzinze gutya rero hariho iyi colle, uko ugenda ugirucya murabibona. None ndi kugenda gahoro kugira ngo mubibone, buri kuyibona. Iyi colle igenda iha nabyita nka puissance urupapuro, kubera ko ibitaruma, ariko aho ize kumira uru rupapuro narwo umenya ko rwa rupapuro wakoreshaga, ahubwo gahita kaba nk'agakoni nk'agati. Noneho uko ugenda ugana ku mwisho, nizere ko noneho ubu muri kubibona, uko ugiye ugana ku mwisho, uko ugenda usoza ikintu ukora, wongeraho nanone agakore neza ukagashyira. Muri kubibona ukuntu ndi kubigenza, ugafatira hano ugakomeza gukaraga ugasoza, kuko nashyizeho na kore ku mwisho. Murabibona ikintu biduhaye akarongo nabyita agati keza
ubu nuko ari njye uri kugakora ugakozeho uhita wumva gahise gakomera wagira ngo ni nk'agati k'igiti uciye ahantu. Niyo mpamvu nta mpungenge ugomba kugira kuri uriya mutako. None ikindi gituma gahita gakomera cyane nuko iyo ufashe zino spray naberetse ugateraho none ugahita gakomera cyane. Nizere ko abantu mwakumyije kumbaza uburyo bakazinga noneho mubibonye kandi muri bubikore mukikorera umutako neza ukoresheje kano gati. Murakoze cyane rero ndabashimiye kandi nizere ko ibikoresho byose uburyo mwari mwambajije aho nabikuye aho namwe mwabikura murabasha gusobanukirwa mwe murebe iyi video. Ndabashimiye cyane cyane nkomeza kubasaba n'ukuri gukora subscribe, nimwibagirwe no gukanda akabuto k'umutuku ka notification kuko mbafite ibintu byinshi kugira ngo muzaba aba mbere bo kubibona. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha naho ubutaha.